Yesu ashimwe cyane bene data, giye basuhuza ni Pasteur GIHANA mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana twise kubana na Yesu. Kubana na Yesu. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haragira hati: mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Iyo abadahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Hano Yesu aravuga ngo agiye kudutegurira ahacu, kugira ngo ahazaba natwe tuzabeyo. Mu yandi magambo, ku murongo wa 3 w'igice 14 mu butumwa bwiza bwa Yohana, ngo aho Yesu ari natwe tuzabaneyo nawe. Reka rero tutangire turebe uku kubana na Yesu kuri twebwe nukuhe. Uyu mubano tuvuga hano Yesu atubwira tuzagirana nawe ni gute, tuwugirana nawe dute? Uyu mubano ni ugusangira nawe ubuzima, tukemera kunywera ku gikombe cye cy'ibigeragezo, cyo kubaha, cyo kwihangana, cyo kumvira, kugira ngo tuzasangire nawe ku gikombe cye cy'ikuzo, cy'icyubahiro, cy'ibyishimo, cy'umunezero n'icyamahoro. Mbese ni ukuba abantu twubahiriza ijambo rye, tukaryitondera, tukaryumva, tukaryumvira, kugira ngo tunabe abantu basohorerwaho n'amasezerano ari kubiyemo. Kuba mu bantu bumva bakumvira ijambo rye, kugira ngo tube mu bantu basohorerwaho n'isezerano cyangwa n'amasezerano yose akubiye mu ijambo rya Yesu. Ntabwo ushobora kuba mu bantu basohorerwaho n'amasezerano akubiye mu ijambo ry'Imana utari mu bantu bumvira ijambo ry'Imana ngo barikurikize. Kandi mbashe ko gutera amatsiko nuko amasezerano dusezeranwa mu ijambo ry'Imana ni menshi kandi ni meza. Kubana na Yesu rero kwa mbere ni ukumva ijambo, tukaryitondera, kugira ngo n'ayo masezerano yose duhabwa mu ijambo ry'Imana abashe kudusohorezwaho. Mu yindi mvugo, ni ukubana nawe bose, ni ukubana nabe abantu ba Yesu, aho badukeneye hose, aboroheje, abakomeye, abimbata, abumudendezo, tukabana nabo, kugira ngo tukabana nabo igihe cyose badukeneye, kugira ngo nitugera mu bwami bwe, nitugera hahandi yagiye kudutegurira, tutazatungurwa n'ikibazo cya Yesu cyangwa n'ibibazo bya Yesu bigira biti: naje nyotewe ntimwampa icyo kunywa, naje mfite inzara ntimwangaburira. Ni ukuvuga ngo kubana na Yesu ni ukubana nabe, tukabana n'aboroheje be, tukabana n'abakomeye be, tukabana n'abimbata ze, tukabana n'abumudendezo be. Mbese abantu batugana hano mu isi, uko tubabanira, uko tubitwararikaho, uko tubabera umugisha, niko tuba turabana na Yesu. Ibi mubyumve neza bene data. Bibiliya iravuga ngo ntushobora gukunda Imana utareba, udashoboye gukunda mwene so muri kumwe. Rero kubana na Yesu si amagambo, ntabwo ari ibintu byo mu nzagihe. Kubana na Yesu ni ugutangira kubana n'abantu bose amahoro hano ku isi, mu ruhande rwacu niba bidushobokera. Rero tubona mu rugero rwo muri Matayo 20 ku gice cya 20 kuri 20 kugeza 28, mu nkuru ya Yohana na Yakobo, abo Yesu yaje kwita ngo n'abana b'inkuba boanerige, bari bamusaba yuko nibagera mu bwami bwe bazicara bamukikije, akabemerera guca urubanza rw'Abisiraheli bari kumwe nawe.
ibyo kandi babivuze baherekejwe na mama wabo. Hanyuma Yesu arababwira ati rwose ibyo muvuga ntimubizi, ariko se ubundi mbere yuko tubana muri iryo juru mukanyikiza tukaca izo manza z'Abisiraheli, igikombe cyanjye se cyo hano mu isi byo muzemera kukinyweraho ko ko ari cyo kibanziriza ibyo bindi mwari muvuze? Rero ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ukubana gusa nawe, ahubwo kubana nawe bihera mbere twemera kumva, twemera no kumvira inzira aduhamagarira kunyuramo. Umuririmbyi w'indirimbo ya 218 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitero cye cya mbere we aravuga ngo kubana na Yesu ngo ni ukumva ko hano mu isi turi abashyitsi, ni ukumva ko hano muri iyi si tutazayihoramo, ahubwo ni ukumva ko turi mu rugendo rujya mu ijuru. Hano kuvuga ngo turi abashyitsi ntituzahora mu isi, turi mu rugendo rujya mu ijuru. Kubana na Yesu nibyo ngibyo. Ubwo rero hari n'umwifato w'umuntu w'umushyitsi uri mu rugendo wigira mu ijuru. Kuki tugomba kubana? Yesu iyo dusomye inkuru zo mu butumwa bwiza bwabo bwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana, Yesu tubona henshi yitwa umukwe muri Bibiliya. Hanyuma twebwe abageni twebwe turi abageni, ngombwa ngo abamwizera, abamutegereje, abamwiringiye turi abageni. Ariko hano iyo tuvuga abageni tuvuga abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, nta gitsina dushaka kuvuga, n'abantu bose bamutegereje turi abageni. Rero tugomba kubana kuko umukwe n'ubundi abana n'umugeni we, natwe turi abageni kuko yadukoye amaraso ye igorogota ku musaraba. Kubana na Yesu rero kuri twebwe bivuze iki? Bivuze igihembo gikuru twakwifuza kugira ngo turuhuke imiruho n'imihati, cyangwa se duhemberwe imirimo myiza twakoze. Ijambo kubana na Yesu, impamvu Yesu yabivuze muri Yohana ngo ngiye kubategura hanyu kugira ngo aho nzaba namwe muzahabe, nuko nicyo gihembo gikuru umuntu yakwifuza w'umukozi ahabwa, icyo bita kurangiza neza. Kubana na Yesu bivuga kurangiza neza. Icyo rero nicyo kintu umuntu wese aba haranira, ko hari abatangira neza ariko bakarangiza nabi, hari abatangira neza bakarangiza nabi, sibyo? Abo rero barutwa n'abatangiye nabi bakaza kurangiza neza. Kubana na Yesu rero ni ukurangiza neza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Muri Luka 23:43 tubona Yesu abwira umugome wamwihannyeho ati uyu munsi turabana muri paradizo. Yesu yamenye ate ko iki ngiki ari cyifuzo cy'uyu mugome? Nuko uyu mugome nibyo yamwisabiye ngo nugera mu bwami bwawe ntuzanyibagirwe, uzambikiremo ikibanza, uzamaho kwibera. Ibi uyu mugome yavuze ntabwo yigeze yumva cyane inyigisho za Yesu, ariko kwegerana na Yesu gusa amasaha make ku musaraba byamuteye ikintu bita apeti, ikintu bita inyota yo kubwira Yesu ati ndashaka kuzahorana nawe, ndashaka kuzahora nkumva, ndashaka kuzahora nkorana nawe. Kandi ibi n'uwitwa Petero yigeze kumva Yesu ari avuga ibintu. Yesu aramubaza ati se Petero, namwe murashaka kugenda? Ko navuze amagambo atumvikanye, namwe murashaka kunsiga? Ariko Petero nawe ko yari yarasogongeyeho kubana na Yesu, aravuga ati twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Uyu muntu rero ufite amagambo y'ubugingo, uyu muntu rero ufite ibintu biremesha abantu, uyu muntu ufite ibintu bisetsa abantu kandi bafite ibintu bibababaje, uyu muntu ufite ibintu bikomeza abantu kandi bafite ibintu bibahungabanya, uyu muntu ku bantu bamumenye nta kindi gihembo yatuboneye yaduhitiyemo kitari kutwizeza kuzabana akaramata. Haleluya. Amahoro yatwijeje ntago ari amahoro y'akanya gato, ntago ari amahoro masogongano, ni amahoro azaduha tukayagumana nawe mu bihe bihoraho. Imana ishimwe cyane. Icyo dusabwa abe nicyo dusorezaho ni iki rero? Turasabwa kumva ijwi rye no gukingura urugi rw'imitima yacu kugira ngo Yesu aze yinjire asangire natwe. Ibyahishwe 3:20 nukumva ijwi rye mu ijambo, nukumva ijwi rye mu ndirimbo, nukumva ijwi rye mu masengesho, narangiza ngakingura umutima, urugi rw'umutima wanjye, Yesu akinjira tugasangira. Nawe wumvise iri jambo, nawe wumvise indirimbo zimuvugaho, nawe wasomye ibitabo bimuganiraho, nawe wabonye abandi bagiye bahinduka kuko bamumenye,
nta kindi usabwa, nawe no gukinga urugi rw'umutima wawe, ubundi ukavuga ati Yesu karibu dusangire. Arahera ubwo aba ari nawe kandi akubera Imana. Data, ndagushimiye kuri Imana idahinduka kandi kuri Imana idahindagurika. Tugukinguriye imitima kugira ngo winjire usangire natwe, kandi ukomeze utubikire umwanya mu bwami bwawe, kugira ngo aho uzaba tuzahabe, mu izina rya Yesu, amen.